Hello, niba mushaka kumenya byinshi ku kuri kw'ijambo ry'Imana ndetse ukamenya n'uburyo wakwitwara nk'umukristo muri bino bihe bitoroshye, turabararikiye kujya kuri Shamgar TV kuri YouTube ndetse ukanakora subscribe kugira ngo ibizaho byose bitagucika. Shalom, peuple de Dieu. Sur Shamgar TV. Shalom, Imana ibamugisha, twongeye kubaha ikaze kuri Shamgar TV. Shamgar TV urubuga rwanyu rwo gukomezwa ndetse no kumenya ubushake ndetse n'icyo ijambo ry'Imana rivuga ku buzima bwacu bwa buri munsi. Uyu munsi nanone ni mwene so Kumbi Levi, aho ndi kumwe na bene data tugiye kugirana ikiganiro ku ngingo tubuze kubabwira mu kanya, ariko mbere yuko mbaha ikaze ndakomeza kubashishikaza gukora subscribe, gutumira abandi bantu kugira ngo abantu nabo bakomeze bakurikire ibiganiro bitandukanye binyura kuri Shamgar TV. Nkuko mwabibonye turahari, dukomeje gukora kandi ni kubera mwebwe. Murakoze kugwa feedback mukunze kuduha, mutubwira ko byagenze neza, mutubwira ko mwaheshejwe umugisha. Twizeye ko tuzakomeza gukora muri ubwo buryo. Uwo uri we wese ushaka kuza kugira icyo watubwira, watuvugisha, watwandikira, tukazagutumira nawe ukaza kuduha igitekerezo cyawe. Ikingenzi hano tuba dushaka kuvugisha ukuri, kandi uwizeye ko afite ukuri wese ntabwo atinya kunyura mu muriro. Ukuntu umuhanuzi abivuga ngo ufite ukuri ntabwo atinya kunyura mu muriro, uzaze utubwize ukuri kwawe bizatonezeza. Uyu munsi ndi kumwe na mwene data Elize, Frère Elize, karibu. Imana iguhe umugisha. Ndi kumwe na mwene data Armel, Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane, nibwo bwa mbere bombi bitabiriye kino kiganiro. Nishimiye cyane kuba ndi kumwe nabo. Ese tuhere kuri mwene data Elize, amakuru yawe Shamgar TV urayibona ute? Imyaka yose imaze urayibona ute? Commentaire wakoraniye? Murakoze cyane. Shamgar TV ndayishimira cyane kuko agaciro k'ikintu kigira agaciro bitewe n'impamvu cyakozwe n'icyasunikiye umuntu kugikora. Rero igihe cyose ikintu gikorwa impamvu cyangwa se n'intego ari kwegeza umugeni kuri Kristo, ntago nabura kubishima kuko ubukomeje umurimo w'umuhanuzi. Yavuze sinigeze nifuza kubona ubutunzi bwinshi cyangwa iki, ariko icyo nifuza no kubona umugeni yegera Kristo kurushaho. Urakoze cyane. Data Armel, niwo bwa mbere uje kuri platform yacu. Bimeze bite? Uri mu bantu bafonze Shamgar TV ku batabizi, uri mu bantu bayishinze. Umunsi Shamgar TV nimba ariho akenshi turabikesha muri Data Armel. Mboneyeho no kubigushimira mbere y'abantu nyuma y'imyaka irenga 3 Shamgar TV itangiye. Ni gute uyumva? Niye commentaire wakora kuri Shamgar TV? Murakoze. Shamgar TV ikintu nizera ko nuko iri mu bushake bw'Imana, kuko tubona byinshi yagiye ikora na intego yacu, kuko cyane twabikoze twabanje gusenga Imana tuyisaba ngo ituyobore. Ikintu navuga kuri Shamgar rwose, nubwo tutari twagera aho dushaka, ariko ibyo tumaze kugeraho bitewe na feedback tugenda tubona hirya no hino, tuba tubona ko nibura hari aho Imana yadufashije, ari aho twageze. Icyo rero tukaba dushima Imana yadufashije. N'ubwa mbere ngeze kuri kamera yayo, ariko ndizera ko nubwo ntari ndi kuri kamera byinshi byakorwaga nka participamo, ndizera ko hari benshi byahesheje umugisha. Ndishimye cyane kandi nizera ko ibyo tugiye gusangira aka kanya biri buduheshe umugisha.
murakoze. urakoze cyane frère Amel. Turakoresha mikoro ebyiri turaza kuyimanaginga biraza gukunda ndabandi gukoresha telefone kwa barimo baratureba baraza kwihangana niho ndimo ndakora ibibazo byo kubaza bene data iraza kumfasha kwirefera kugira ngo mbashe kubabaza. Frère Amel, frère Elise, mwese muri bene data bakunda ijambo kandi bakunda ndetse no kuvuga iby'ijambo ry'Imana. Malheureusement abantu benshi bakunda Imana ariko bakabihisha. Mwe muri mu bantu bakunda Imana bakanabigaragaza. Iyo kintu mbashimiye kandi icyo kintu cyamaye umudendezo wo kubatumira kugira ngo umunsi tubashe kuganira. Uyu munsi natumye kugira ngo tuganire kuri guhugura na terme navuga uyu munsi yeze yo kwinjirira umuntu. Kwinjirira kuntu nyine umuntu ukinjira mu buzima bwe bwihariye ugatangira kumubwira navuga ukamwinjirira. Niyo terme twese turabajene n'abazadukurikira terme turayizi kwinjirira umuntu icyo bishatse kuvuga. Noneho uyu munsi ndashaka yuko tuganira tugahugura abana b'Imana ufafete nyenda babaza ndajya babaza ibibazo kugira ngo ikiganiro kiryohe. Ese dushaka yuko noneho duca umurongo guhugura n'iki kwinjirira niki. Niyo mpamvu turagendera kuri principe yaho mwene data Abraham yavuze ngo gendere mugenzi wawe. Na Paul aravuga ahantu henshi mu isezerano gishya avuga ngo muhugurane. Yanabwiye Timoteyo muri ndakeka Timoteyo wa mbere ngo uhugure mu bihe byiza no mu bihe bibi. Ese ikintu cya mbere ngira ngo tubanze tubaze umukristo agira vie privé. Iyo kibazo cya mbere ngira ngo tumubaze none turaza gushiraho niho turibuze guhera ikiganiro cyacu twese vie privé niki ese umukristo arayigira. None no guhugura niki kugira ngo tubashe guca umurongo. Murakoze. Turahera kuri frère Elise, vie privé niki umukristo arayigira. Yego murakoze. Ngenda byemera cyane umukristo agira vie privé kandi cyane. Frère Amel, umukristo agira vie privé. Umukristo nta vie privé agira. Ko bitewe n'ijambo ry'Imana umuhanuzi Branham ageranya umukristo n'intama kandi akatubwira ko intama nta burenganzira igira, nta kintu na kimwe igomba kugira cyayo ngo yigenge. Nuvuga ngo ntabwo igomba kugira ikintu cyayo bwite igomba kwigengaho, nta kintu na kimwe. Uwo mukristo rero nta buzima buri privé agomba kugira. Agomba kugira ubuzima budafite ubuzima bwe ntabwo bugomba kuba buri bwihariye runaka ngo abe ari ibintu agomba kuba afite abika, ahubwo agomba kugira kuyoborwa. Ubuzima bwe buri privé igihe cyose bubaye privé. Hano hanze akenshi bavuga ko iyo ibintu bigize privé bikunda kuba byiza, ariko ku bukristo ntago ubuzima buri privé ari bwiza. Igihe uri umukristo uba ufite pasiteri ukuyobora, kandi Branham avuga ko imbere ya pasiteri wawe ugomba kumubwira ibintu byose kugira ngo ubuzima bwawe bwa buri munsi mu iterambere ryawe ubashe gutera imbere. Mwene data Ahmed, tukiri aho ngaho reka tubanze. Urumva pasiteri guhugura si umurimo wa pasiteri gusa, sibyo? Guhugura twese bene data ni inshingano en fait dukwiye kuzuza, nubwo birimo biragenda bigabanuka. Ni umurimo twese dukwiye gukora. None ndashaka yuko mwene data Ahmed aravuze yuko nta vie privé ihari. So mwene magambo nta nubwo wakwinjirira umukristo kwa niba nta vie privé agira, kumwinjirira ntabwo bikwiye. Ntabwo umukristo ushobora kumwinjirira. Oya, umukristo wamwinjira ariko biterwa n'uwo ari we. Bivuga ngo umukristo ashobora kugira, navuze ko umukristo atagomba kugira vie privé kuri pasiteri we. Umukristo uko umukristo tubona ko agomba kuba afite pasiteri. Mu buryo bweruye nta mukristo utagira pasiteri. Nimba uri umukristo rero bitewe n'uko Branham atwigisha ugomba kuba ufite pasiteri, kandi ntago ugira vie privé kuri pasiteri wawe. Ni vie privé imbere ya pasiteri gusa. Imbere ya pasiteri. Imbere y'abandi bakristo wagira vie privé. Imbere y'abandi bakristo wagira vie privé, ariko nanone hari igihe uba ufite mwene data ariko bikarenga hakaba ari n'inshuti yawe. Okay. Ushobora kuba ufite mwene data ari n'inshuti yawe cyane. Uwo nguwo rero ushobora kutagira vie privé. Frère Elise, urakoze mwene data Ahmed. Frère Elise, vie privé ni kuri pasiteri gusa niko Frère Armel yaratubwiye. Wowe urayibona gute? Murakoze. Nanone vie privé, mpamvu mvuze vie privé ngo cyangwa se ubuzima bwihariye
bw'umuntu, wenda mu kinyarwanda niba mbivuze neza, nuko navuze sinigenda nahera ku mwungeri, ariko cyane cyane muri rusange ubuzima bwihariye. Niyo mvuze ko umukristo agomba kugira ubuzima bwihariye, nuko iyo ugiye kureba kenshi cyangwa se ufashe uhereye no ku Mana ubwayo, Imana irihariye kandi ubuzima bwayo ni ubwiru. Ariko iyo ikintu kitabaye cy'abantu bose, ariko ugahishurira uwo ushatse, burya kiba kiri prive, kiba ari cy'umwihariko. Niyo mpamvu mvuze ngo vie prive cyangwa se ubuzima bwihariye, ari naho ujya kure umuhanuzi akavuga ngo hari ikintu uzi, ngo hari ikintu utabeshya. Naravuga ngo hari ikintu utabeshya, ntiwabeshya Imana n'umutima wawe. Ni ukuvuga ngo umutima wawe hari ibintu uba uzi bitari ngombwa cyangwa se abandi badafite. Niyo mvuze ngo umuntu wese afite vie prive. Icya kabiri wenda najyaho navuga nko ku muhanuzi, igihe agira ibyago byinshi cyane, apfusha umugore, apfusha umwana, yagiye kure cyane, Satani araza atangira kumubwira amagambo yo kuva ku Mana. Bigeze Satani amubwira ngo Imana ntabwo ibaho. Aravuga ngo iyo aza kumbwira ngo Imana iriho ariko ntabwo ikuzi cyangwa ntabwo igukunda, nari kubyemera. Ni ukuvuga ngo iryo banga iyo aza kurishura mbere, Satani yari kuryumva, ariko kuko wari umwihariko experience n'Imana yari prive, niyo mpamvu Satani atabashe kugira access cyangwa abashe kumurusha. Hano kugira ngo mbi explicite vie prive hano hanze ukuntu bayidefinise, ni ikintu ukora uburyo bwawe uko ukishaka, uko ukishimiye, undi muntu utamwemera ko interfere. Ni ukuvuga ngo nimba hari ukuntu ushatse kubaho, Elise Armel nta burenganzira mufite bwo kumbwira uko mwe mubibona. Niyo vie prive niko hanze bayidefinise. Nimba nkunda kwambara urugero ibintu runaka, let's say umusera kuze kwambara nk'amajipo magufi wenda, niyo preference ye, niko kunabishaka, hari uburyo ari kwiyumvamo. Kandi hanze private life ni ikintu uwo hanze adafite, atagomba kunyinjirira. Hari n'ababyita, by the way, bashobora no kubyita harassment, kwa ngo umuntu arimo kunyarasinga, arimo kunyinjira mu buzima bwanjye bwihariye. Nicyo ndimo ndabaza, ese hari ibintu umukristo yakora, ese hari uburyo umukristo yakwifata uburyo bwihariye ku buryo bene data batafite uburenganzira bwo kugira icyo bamubwiraho? None se ibyo ngibyo ngira ngo tuvuge none ahangaha, ari ukuntu umukristo abaho mu buryo bwe bwihariye, bene data badafite komantere bakora. Reka pastor tumushyire ku ruhande, ndavuga mwene data, sinzi mwumvise ikibazo ukuntu giteye. Ese icyo kintu muri message kirahari? Kaduhere kuri Elise, niba ufite mikoro. Ndahajya kuko numvise neza icyo uvuze. Nanabihuza wenda kuko ntago ndi contre ya Armel, mise numva ihuriro, kuko niba tuvuze ubuzima bwihariye, ni ukuvuga ngo niyo umuntu azavuga ngo buri wese umuntu agira ubuzima bwihariye, ariko aravuga ngo ikintu cy'ingenzi cyane niyo Kristo afashe ubwo buzima bwawe bwose. Ariko kuva muri Rapporte du Cœur aravuga ngo none ngo bwa buzima bwawe bwihariye, ngo maze imyaka yose mbwiriza, ariko numva ni byiza. Ariko ikintu cy'agaciro nabonye ni igihe Kristo afashe imiryango yose yawe, nivuga ngo ni ubuzima bwose. Noneho impamvu mvuze ngo sindi bujye kure, ni uko Kristo niba tugenga, ni ukuvuga ngo atugenga mu ijambo rye, kandi niba anakora, akora mu buryo bwe direct n'umuntu cyangwa agakoresha abantu. Niyo mpamvu numva ko hari igihe Frere agomba kugira access ku buzima bwawe mu gihe runaka. N'ibyari sasa rero, n'ibyari Frere agira iyo access igarukiye he? N'ibyari Frere yarengereye? Frere yagira access, Frere ntagagira access ku buzima, nagagira access ku buzima bwawe gusigira no mu ntege nke. Iyo uri mu mbaraga agomba kuyigira, kuko niyo mpamvu dutanga ubuhamya kugira ngo twese dushime Imana kandi bidukomeze muri yo. Noneho n'intege nke nayo agira access, kuko ashobora gushima Imana ku bwawe kandi ashobora no kugusengera cyangwa se kuguhugura. Frere Armel, wavuze kuri pasiteri gusa ko ari we ugomba gufunguriraho, none se kuri bene data iyo access irangiriye he? Kuri bene data njyana navuze ko no kuri mwene so ntago agomba kugira ubuzima buri prive cyane.
kuko usanga iyo ugize ubuzima bwawe bwihariye runaka hari nk'ikintu hari nk'ukuntu ushobora kwitwara biba bisaba ko mwene se ashobora kukwaporosha akaba yagufasha nk'uko kuntu uri kwitwara bitari byiza akaba yagufasha kandi iyo ari Imana imunyuriyemo ubuzima bwawe ukaba hakiri cyahinduka. Ni muri ubwo buryo nakubwiye ko yaba pasiteri yaba na mwene so muri close cyane ugomba kumuha access nimba hari icyo ashaka kukubwira hari icyo yabonye kitari kiza kuri bwa buzima bwawe wowe wakwita nkaho buri privé ukaba umuntu uri ouvert kuko ashobora kuba yagufasha. Branham nako ni muri Bibiliya avuga ko Imana ivuga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ni muri Yobu mu buryo bumwe cyangwa ubundi iyo ushobora kuvugira muri mwene so ushobora kwanga rero ko kumuha access ukanga kuba ouvert ugasanga urase kumva ijwi ry'Imana kandi ashobora kuba yagufasha ari Imana imukoresheje ubuzima bwawe bukaba bwahinduka. Wari uri nko muri faiblesse wari mu bintu bitari byiza Imana ikaba yamukoresha ukaba uhava muri icyo kintu. Inizera ko rero ubuzima bwite uri umukristo ntago ari bwiza. Ubuzima bwite ntabwo ari bwiza. So basically murimo muravuga ko ubuzima bwite ntabwo umukristo agira, kuko nubwo murashaka kubyerura ukuntu ndi kumva mwese mwavuze ngo mwenda ataguhugura burahari nabuhari tubyoroshye kuri kutwumva hano tumubwire ese ubwo buzima bwite burahari, nimba buhari bugarukiye he, nimba nabwo budahari. So donc mwenda ejo nimbona frère Armel yambaye isaha ihenze nzongera frère ko utangiye kurengera urabona iyo saha utarimo gupfusha amafaranga ubusa, ibyo bintu ndabyemerewe nemerewe kuza nkavuga ngo frère Armel ishati wambaye irahenze ese urabona koko message bikwemere nkazanga frère Elise telefone ya rwose ni gaspillage. Limite ya vie privée iri hehe muri message ni hehe tugomba kugaragaza ngo ibi ngibi birareba mwene data ntago message byanga, cyangwa se ejo ninza nkabona frère Armel kuko turi close nkabona frère runaka urimo kudukurikira nzamubwira ibyo nishakiye muri kuko nje kumuhugura. Nge nagusubiza aho ngaho biterwa burya n'umuntu hari ukuntu n'umuntu abantu nyine baratandukanye n'uburyo babayeho biratandukanye. Nge nko ku giti cyanjye kuza kugira icyo wambwira cyose kuri vie privé yanjye nge nta kibazo, hari icyo wabonye ko kitari cyiza cyangwa n'ikindi cyari cyose nge kuri ngewe ku giti cyanjye numva nta kibazo, kandi mba numva no ku mukristo ari wese nge numva umukristo mba numva mwene data aba ari umuntu dufatanyije urugendo. Ruvuga ngo ikintu ari kumbwira cyane cyane ananyereka n'ijambo wenda ambwira ati nk'urugero umbwiye isaha wambaye irahenze, hari ukuntu wenda uri kugaspia amafaranga, hari ukundi yenda wayakoresha wenda nko gushyigikira umurimo w'Imana, ari kumbwira mu buryo nk'ubwo unganisha ku ijambo, mba numva aho ngaho rwose nta limite abafite kuba yagira icyo ambwira cyane cyane kijyanye n'uko ijambo ry'Imana. Nge numva ari uko ubuzima bw'umukristo butagomba kuba privé, mba naha access umuntu wari wese akaba yagira icyo amfasha kugira ngo mbashe gukomeza urugendo. Murakoze. navuze nanjye ndibuka navuze ngo ubundi Kristo niwe ugira access ku buzima bw'umuntu, nta muntu ugira access ku buzima bw'undi, kuko Kristo niwe udukunda, nta muntu udukunda usibye umuvandimwe wawe, kuko urura rukundo ruri phileo, urukundo rw'inshingano responsibility. Noneho Kristo niwe udukunda, Kristo niwe ufite access ku buzima bwacu bwihariye. Ariho navuze iyo Kristo agufite ni ukuvuga ngo ijambo ryose riba rikureba. Noneho kuba ijambo rikureba ni ukuvuga ngo mu ijambo harimo guhugura. Ariko wavuze amagambo abiri, niba harimo guhugura ukavuga no kwinjirira, ni ukuvuga ngo bivuze ko hariho vie privé kandi nta vie privé ihari. Biterwa n'icyo umuntu yaje gukora, kuko iyo uvuze ngo umuntu aje guhugura ni ukuvuga ko hari ubuzima bwawe yinjiyemo. Niba bijya gufata izina guhugura, iyo bifashe izina guhugura ntabwo iba ikiri vie privé, ariko iyo bifashe izina kwinjirira buryo aba yinjiye muri vie privé yawe. Ni ukuvuga ngo umukristo agira vie privé
ye. Ariko igihe byitwa guhugura, wenda nicyo umuntu yakwibaza, kuki byitwa guhugura? Ni ukuvuga ngo ni uko aba yinjiye ahantu utarengereye imbibi, cyangwa se uba winjiye ahantu ufitiye uburenganzira. Kuko iyo babwiye umuntu ngo uriya muntu uzi ko umujura yamwinjiriye nijoro, umujura aba yaje utamutumiye, aba yaje atari umuvandimwe, atari n'inshuti yawe, ni ukuvuga ngo uwo ngo aba agomba guhanwa n'amategeko. Niyo mpamvu n'umuntu niba aje nubwo tubyite aje kungira inama, ntitubyite guhugura, ko twavuze ko guhugura bitandukanye. Aje kunyinjirira, ni ukuvuga ngo hari amategeko abamuhana nubwo atamuhana. Niyo mpamvu mvuga ngo umukristo afite vie prive, afite vie prive. Ariko iyo habayeho guhugura, uba winjiye mu rubuga wemerewe nk'umukristo. Ese ni bibi cyangwa nta kibazo guhugura, kwinjira hahandi n'ubundi uri kuvuga ko hari imbibi, hari zo mba nasimbutse, nta kibazo gihari? Hari ibyo wemerewe, yego, n'igihe ubyemerewe. ndetse ibyo nemerewe ni ibihe? Ko mwanze kubimbwira ibyo nemerewe ni ibihe? Ejo nimbona Frere Elise yambaye urukweto ruhenze, ndazimubwira ngo Frere Elise ibi ngibi ntabwo bikwiriye. Ni hehe nemerewe kugera? Ahantu wemerewe, ubundi Kristo niwe ufite access ku buzima bw'umuntu. Kristo akoresha abantu. Kristo nagutuma ngo uzubimbwire, kwambara urukweto ruhenze uzaza ubimbwire. Kandi Kristo nagutuma azankonvenka ko kukumva, nkuko yabwiye Yosefu ngo ntubenge Mariya umugore wawe. Yosefu yamubenga ariko afite ukuri, kuko muri yatwaye inda, kandi inda y'ikinyenda itazi. Uyu munsi dufite ba frere rwose ne gukoresha imvugo bi, ariko dufite hari bene data bwoko b'ingeri zose. Ni gute umenya ko ari Kristo wagutumye? Ni gute umenya kubitandukanya? Uburyo umenya ko Kristo yantumye, ubundi umwuka ubundi ntago ari ibintu ushobora guforma. Ushobora kubyigana uburyo umuntu agenderera undi cyangwa n'imirongo akoresha, ariko ntago ari amagambo, ahubwo umwuka niwe utanga ubugingo. Ni ukuvuga ngo wa mwuka, nk'uko umwuka wagiye ukabwira Mariya, ari wagiye ukakoresha Yosefu. Ni ukuvuga juste kuza kwawe, ni ukuvuga ngo uburebure buhamagara ubundi. Niyo mpamvu ushobora kuza ukaza kumpugura nkakumva neza, undi akazana imirongo 1000 simwumve, ahubwo bikaba nabi. Hari umufurere yigeze kumbwira ngo umuntu ashobora kuza kuguhugura agasubira afite dayimoni yawe kuko atari Imana yamutumye. Icyo gihe azaza mumerere nabi, nawe asakuze tumerane nabi, asubire dayimoni nawe yamufashe, kubera ko yaje atari Imana yamutumye, yaje ku giti cye. Azabaye nka Musa, nawe azirukanka asige inshinga. So guhugura kwiza ni igihe Imana yanumye. Yego. Ese conseil itari y'ijambo, conseil idafite base scripturelle, idafite citation, idafite umurongo wa Bibiliya ishamikiyeho, mfite uburenganzira bwo kujya kuyibwira mwene data? Conseil idafite ijambo, ya Bible, mfite ngewe nka Frere Levi mfite uburenganzira bwo kujya kuyibwira mwene data? ngenda byemera ko wayimbwira, ariko ntiyariyo. Uzara nabivuga mu kibwiza koma puis vaincre, ariko uvuga ngo ntago ari ibyanditswe bikonta cyangwa bifite agaciro, ahubwo ni igitekerezo. Umuntu uzakwira akavuga ngo gusigwa niko gutanga itandukaniro. Nkuko mwene data ashobora kuza akama umurongo simwumve, niko undi ashobora kuza nta mu murongo akampa inama ariko nkayumva. Kuko hari ibyanditswe, kuyoborwa kuvuye mu byanditswe, hari n'ibyo umuntu Imana ikubwira gusa va ahangaha ujya ahangaha, nta umurongo uba ukubwira n'uba waraguhanuriye ngo uzaca ahangaha. Ariko nk'uko ukurikira conduite yo mu mutima, niko bitewe na situation urimo, hari igihe Imana ikuyobora ikoresheje umutima wawe, cyangwa ishobora kubwira mwene so kimwe, cyangwa nko mu nzozi, cyangwa uyerekwa mu bundi buryo. Niyo mpamvu bitewe n'igihe ndimo ushobora kungira inama nkayumva neza bitewe n'aho iyo nama yaturutse. Pensée humaine, bien aimé, pensée humaine, nouveau pensée humaine, ibitekerezo by'umuntu bidafite base scripturelle. Ese Frere Ramiro atekereza ko mwene data afite uburenganzira bwo kuza kuyikubwira, nawe ugomba kubyakira? Aho ngaho nagusubiza ko hari aho nabyemera, nkurikije nk'ijambo ry'Imana ngo biruvuga ngo abana b'Imana bayorwa n'umwuka.
ashobora kuza ayobowe n'umwuka. akayoborwa n'umwuka akavuga ibintu biri hanze y'ijambo ry'Imana. Umuntu akayoborwa n'umwuka akavuga ibiri hanze y'ijambo ry'Imana. Hari ikintu uba wajya gukora mu buzima busanzwe. Hari nk'ikintu ijambo ry'Imana ritanditse ritabuza, ariko wajya kugikora umwuka w'Imana ukakubwira ngo hoya cyihorere kandi kitanditse. Birashoboka. Nawe rero ashobora kuzana igitekerezo nubwo cyaba kitajyanye n'ijambo ry'Imana, ariko ayobowe n'Imana aba nacyemera nkurikije uwo murongo w'ijambo ry'Imana. Aho ngaho nabyemera. So nitubifate nabi ejo nitubona benda atarimo aratubwira ngo nukwiye kwigoshesha gutya ukwiye kwigoshesha kuriya badafite umurongo. Nitubifate nabi mwenda atabwira ngo ariko frere ya modoka uguze ndabona bari wagasibye amafaranga wagombaga kubona wenda waguze indi ya makeya, iriya nzu uguze ndabona iri lixe cyane wari ukwiye kuba. So nitubifate nabi nitubona mwene data arimo aratugira bene izo nama. Ye ku giti cyanjye ntago nabifata nabi. Ku giti cyanjye n'abandi nabo nibabifate nabi. Natangiye nkubwira ariko ngo abantu baratandukanye nubwo turi abakristo, ariko dufite ukuntu dutandukanye muri kamere zacu. Wowe niki kiza tugira inama tuje gushaka nka Armel, frère Armel atugira inama, wowe urayibona gute? Usubiramo icyo kibazo. Ntubifate nabi mwene data naza akajya ambwira uko nkwiye kwitwara. Frère, ukuntu uvugisha umugore wawe ntabwo ari byiza, ujye umuvugisha gutya. Ukuntu utwara abana bawe no kavugisha gutya, ufite ubushobozi bajyanye kuri Green Hills aravuze ngo hoya rwose no gusesa amafaranga bajyana ahangaha. Ntubifate nabi ko umuntu mu buzima bwanjye bwa buri munsi ambwira uko gukora, ambwira icyo uko migenza, nimbifate nabi. Frère Armel urabivuga iki? Bura umuntu waza kubikora byaterwa n'uwo ari we. No kubera ko ari mwene data akuna muri eglise akaza akabikubwira. Ntago bene data bose ntago bane data bose ntago babayobowe n'umwuka w'Imana. Icyo tucyumvikaneho. Ntago bene data bose babayobowe n'umwuka w'Imana. Biterwa n'uwo ari we. Ngiye byaterwa n'uwo ari we kugira ngo ubatandukanye gute sasa? Ubatandukanye gute uyobowe n'utayobowe? Uyobowe n'utayobowe ubatandukanye gute? Umuntu uyobowe n'utayobowe kugira ngo mbatandukanye biterwa na rangaje yabivuganye n'uburyo yabivuze. Niko mbatandukanye. So byose ntago ari uko tugomba kubyakira. Frère Elise ntubifate nabi mwene data, sinzi wenda amafaranga baguhemba akanga ngo Frère ndabona uri gusesa, ndabona rwose biriya bintu atari. Ntubifate nabi kumva izo nama muri eglise, umuntu akakubwira ngo no nukiyogoshesheje gutya ujye ukubita umaraho umusatsi. Ntubifate nabi kumva bene nk'izo nama muri eglise. Urabuze muri eglise numva biragutse none. Muri bene data kuko ndavuga muri bene, kavuga muri bene data. Ntitubifate nabi. Kuki utari wifate nabi? Ubundi wabimenye amafaranga mpembwa. Naragenekereje nyine bitewe naho ukorera wenda ndahaze. Aho ngaho nabifata nabi. Wenda iyo uza kuba uyazi ni ukuvuga ngo nuko nayakubwiye naguhaye access ku nama wanjye. Nagenekereje na Frère zakora he ahakora ndahazi muri ya post amafaranga bahembwa wenda nkagenekereza ngavuga ngo Frère Elise ibi ntubifate nabi. Ndabifata nabi 100%. Kandi ngo uyoborwa n'umwuka none se ahubwo ushobora gutuma nta n'umwuka mubi nk'uwawe kandi ntukabivugaga. No urumva muri kumbwira ngo ni Frère Armel yambwiye ngo no yayoboye n'umwuka biterwa na rangaje. Nimifate nabi gute? Niho ngira ngo tuganire tunafasha benda atarimo baratwumva. Hari ikintu Armel yavuze ari kuvuga ngo inshuti. Sibyo? Inshuti arantu Yesu yari kubwira abigishwa ari bamaranye igihe abakunda mu mibabaro muki abagenderera. Ariko nyuma araho yaje kubabwira ati sinkibita abagaragu kuko umugaragu atazi icyo shebuja akora, ahubwo mbise inshuti kuko ibyo numvise kuri data byose bibamenyesheje. Ni ukuvuga ngo mbere barabanaga ariko ari abagaragu. Wenda sinshaze kuvuga ko mwene data wundi ari umugaragu ari kure, ariko nubwo mu rusengero twese tuba duterana hari inshuti. Nkuko nabivuze hari inkundo ebyiri. Hari urukundo rw'Imana, hari n'urukundo rw'inshingano. Ukunda umugore wawe cyangwa se umwana wawe. Ni ukuvuga ngo umuntu cyane cyane nk'umubyeyi aje uramwumva, n'umuvandimwe hari igihe hari access utamuhereza. Rero niba mwene data mu rusengero ashobora kuza akangira inama cyangwa se akampugura. Naza kumpugura araza azanye na rwa rukundo rw'Imana.
rwa rukundo runsunikira mu murongo w'Imana cyangwa se gukora iby'Imana. Ariko nashaka guhuza ubuzima bwite n'iby'Imana byose ampugure. Ni ukuvuga ngo bisaba ko agomba kuba ari inshuti. Ni ukuvuga ngo byaba byiza ko tuba twaraganiriye, azi gahunda zanjye, azi proje zanjye, azi umushahara wanjye, azi iki nshobora kubimubwira bitewe n'uwo ari we. Ariko mwene data runaka nuza cyangwa se njyewe ninza nkatangira kukubwira ngo dukore biriya dukore biriya, kuko ushobora kugenekereza atari ko biri, ugasanga wenda ibyo uri kubona ni bikeya, wenda hari ibindi byinshi, wenda nigumye ku bw'Imana cyangwa se ntabyo. Ariko ukiza kubwira umuntu wenda ukora ibi ngibi, banza mu b'inshuti, kuko na mwene so, burya mwene so ushaka kugira inama mutari inshuti, usibye Imana imugutumyeho, ntabwo byoroshye ko waza ku muntu mudasanzwe muganira utagira na nimero ye, ugashaka nimero ye. Allo, imagine frère aguhamagaye, allo frère, ese wavuze ngo umwuka w'Imana iyo ukuyoboye? Yego, umwuka w'Imana iyo ukuyoboye. Nibyo navuze, umuntu ampamagaye, umwuka w'Imana yamuyoboye kuguhamagara, amuyoboye, ambajije nimero ndayimuhaye, turahamagaye. Yego, aho ngaho pe Imana ni kuyobora. Uzaza umugure cyangwa ugure undi mwene data. Ariko hari undi uzavayo ufite dayimoni ye, cyangwa se ukayitahana kandi ntayo afite, kuko wowe wiyohereje, ntabwo ari Imana yakohereje. Ariko iyo Imana ibikubwiye, ushobora no guhura n'umuntu mutazi mu nzira akakubwira ibintu ukabyemera, ntuvuge ngo uyu muntu ngo yizeye iki, asengera he, yeretswe ate, kuko ni Imana yamutumye, kandi Imana itegura umutima w'umuntu yatumye. Ariko nuza ukambwira ngo ukoresha ibi ngibi nabi, ariwe wizanye, nubwo twaba tunaganira ufite na nimero yanjye, bishobora no kutamfasha na gato, ahubwo ukantwarira ikirere, ugasanga ubaye igikoresho cya Satani. Turimo turasoza ikibazo kibanziriza icya nyuma. So nimba mwene data mutari inshuti, mbona muraza kunsubiza mwembi, nimba mwene data mutari inshuti, kuko mu bigaragara gusenga ni famille ngari, ariko hari na exclusivité, mwene data w'inshuti, nimba mwene data atari inshuti, ibyo kukugira inama be byihore, arabagiye kukwinjirira. Nkuko nabivuze, ubundi iyo uvuze ngo mwene data, kuba uri mwene data ni muri Kristo. Twe dufate centre kuri Kristo. Kristo niwe uzagenga ukuntu tubana mu buzima bwa buri munsi no gufashanya kwacu. Ni ukuvuga ngo nkuko wenda urabona Mose yagiye gukiza bene se, ari bene se bose ari Abisirayeli, ariko Mose biramudestabiliza, ariko byanze bikunze bimujyana hafi y'Imana. Ariko nubwo Mose yagiye, icyo yazize ari gukorera Imana hanze y'ubushake bwayo. Ngewe icy'ingenzi nabona, tube centre kuri Kristo, dushingire kuri Kristo. Dushobora kuba tunabana nkakubona ikintu sinyikubwire, kuko Imana ishobora kungenderera ubwanjye cyangwa se ikagucamo. Ni ukuvuga ngo twe dushingire kuri Kristo, ni ukuvuga ngo dukurikire kuyoborwa. Ibintu byo kugira inama bya hato na hato tubireke. Ikintu cyose ni ukuyoborwa nk'uko nabivuze. Ni ukuvuga ngo ntabwo ntituri abacu ngo twigenge. Ntabwo nubwo ndi kubivuga gutya, mwene data ntazagire ngo sinzamuhugura cyangwa mushiki wanjye, ariko ntabwo nzabyuka ngo nze nkuhamagare. Ni ukuvuga ngo hari ukuyoborwa. Igihe cyose wumva ko, ubundi Bibiliya ivuga ngo niba umutima utabacira urubanza, ngo muratinyuka. Niba umutima utagucira urubanza, uratinyuka kuza kumpugura. Kandi igitandukanya kwinjirira umuntu no kumuhugura ni umwuka uri inyuma. Uwinjirira ni umujura, kandi umujura azana no kwica ndetse no kwiba no gusahura. Ariko umukristo azanwa n'umutwaro wo kukubona muri mu rugendo rumwe atagusize, kuko nawe ejo uzamuhagurutsa mukomezanye mu rugendo. Rero tube baze kuri Kristo, urukundo rwa Kristo ruri muri twebwe, ibindi byose bizagenda mu mwanya wabyo, tuzahugurana, ntabwo tuzinjirirana, turi centre kuri Kristo. Urakoze bien aimé Elise. Frère Armel, nimba umuntu atari inshuti yanjye, ngewe duhere kuri ngewe, nitondere kujya kumuhugura, kandi nawe nimba umuntu nimba atari inshuti yanjye kumugura, mbyumve ne kubishyuhiramo. Natangira nkubwira ngo oya, ugomba kumuhugura nubwo mutari inshuti, n'uwo mutari inshuti, uko mwe datereza yabivuze. Ushobora kugenda ari Imana ikohereje, kandi Imana igategura umutima nawe iba yawuteguye, kuko nimba
harimo connection y'Imana ushaka kuhagera ari mu mwanya mwiza kandi agukeneye ari Imana imwohereje. Je numva guhugura ariko twatangiye tuvuga guhugura na vie prive numvise ari ibintu bitandukanye. Guhugura uwo ari we wese wamuhugura. Ariko kuri vie prive nanjye natangiye nkubwira ngo ashaka kuba ari mwene data ariko n'inshuti yawe. Uko hari ibintu uba ufite byawe bavuga nka vie prive. Hari ibyawe ariko umuntu ubizi cyane ari inshuti mwene data ariko w'inshuti. Wa undi mu chilinga undi wa muri kumwe ahantu hose urumva mwene data ariko w'inshuti. Uwo nguwo rero we nta kibazo rwose yakubwira ukamwumva kuko tutagiye kure. Branham aravuga ngo urukundo l'amour est collectif. Niyo umuntu aje kuguhugura hari akantu aba yabonye katagenda kuri wowe ashaka ngo kagende neza. Ni ukuvuga ngo ni urukundo ruba rumuzanye. Ndumva rero uba wemerewe kumwakira ukamwumva akaguhugura cyangwa ku iyo vie prive navuze ko inshuti yawe. So vie prive ni inshuti gusa yawe. Ari ukuntu bene data bagenekereza akavuga ngo nda frère Armel yinjiza angahe ku kwezi ndabona isaha yambaye ihenze nkaza nkakubwira frère isaha ntago bikwiriye kuri mwene data ntago ruke kwambaye isaha gutya no gusesa uwo nguwo tumugenze gute? Oya atari mwene data inshuti yanjye dusanzwe tugirana brage ducininga n'ibyo byose ntago ngo mwemera. Kuri vie prive ntago rwose ntago mwemera. So irahari à la fin iyo vie prive none vie prive irahari kutari nuvuga ngo irahari muri make vie prive irahari kandi umuntu utari inshuti yawe nawe amenyaho aratagomba kurenga kugenekereza ikibazo nacyo nabashe kubisobanukirwa namaze kumenya ko bitandukanye. Guhugurana na vie prive. Guhugurana riri access kuri bene data bose ariko vie prive ni kuri mwene data ariko w'inshuti yanjye. So noneho uwo uri kutwumva nimba umuntu atari inshuti yawe itondera ibyo umubwire kuko ushobora kumusitaza. Message ntago ibikwemerera. Message ntago ikwemerera kwinjira ubuntu mu buzima bwe. Reka duhe none reka famera banza ntangize bose tugoye. Nasoje. Hari ikintu avuga wenda numvaga ari cyo nakongeraho. Twavugaga urukundo kuza guhugura ariko hakeneye n'urukundo kuhugurwa kuko ushobora kuza ukambwira mwene data ugira gaspillage muri ubu buryo. Nanjye niba mfite urukundo ushobora kuba arizo ntege nke zawe ari ukuza kumpugura ibitari byo. Noneho njye ugasanga usubije nawe ariko urukundo rukenewe hombi. Nkuko hariho guhugura ko umutima mwiza no guhugura ko umutima mubi, hariho uwakoze ikosa kwihana cyangwa se niba ntarikoze njye nkaguhugura. Nkuko waza uje kumpugura umbwira ko ari umwuka wa Kristo, Imana ikanamisha ko atari umwuka wa Kristo, nkakubwira ko atari wo, wasanga utari tukanawusengera uwo mwuka mubi. Niko ushobora no kuza kumbwira ati mwene data uragaspia, nanjye ngomba kugira urukundo en fait ko turi bene data. Nkuko ushaka kugwa kwawe ari kubona ko njye nagwe cyangwa kugwa kwanjye ari kubona ko Frère Levi waguye, nkazambwira Frère Levi uragaspia ukora iki? Ariko mwango ndibwira wagwe ariko iyo niko kugwa kwanjye. Okay, numva ikiza ari kunshaka kubaza niyo mfite urukundo ntago nakubwira ngo mva imbere cyangwa gutyo na gutyo. Nakoza mwene data wenda sinzi niba ari kitagenda ariko wamfasha ukansobanurira. Wenda mbona ushaka kuba ufite ibintu bingana gutya cyangwa se ukomeze gutya kuba utakoze gutya ni icyaha. Icyo gihe wenda nshaka kubwira ubizi nabi ibintu bimeze gutya na gutya cyangwa kubwira ntago ari byo bitewe n'iyi mpamvu iziri ngombwa nkazikubwira. Yari mwene data mwiza nawe ukamukura nawe ngakavuga ntago nari mbizi. Byaba ari byiza akamenya n'impamvu yagiye ahatariho. Ariko nkuko nabivuze urumva ni ikindi kintu ushobora kujya guhugura umuntu arizo ntege nke ariko uhugurwa nawe akeneye urukundo. Nukuvuga niba wakoze ikosa wihane, niba utarikoze ubwire mwene data ese wagenzura neza koherejwe n'Imana nibwo tuzakomeza. Ariko icyo gihe numusubiza nabi wowe uzasubira inyuma nawe asubira inyuma. Ariko nkuko nabivuze nawe urukundo nirwo rwose, urukundo nirwo rushaka kuzamura umuntu ahantu ariho hose.
Frère frère Amen makoze kubw'ikiganiro cyiza tugiranye byose ntabwo twabivuga muri session imwe niyo mpamvu ni ukugaruka ni uguhozaho kwiga no guhozaho mugani uwabivuze n'abadukurikiye nabo Imana ibaho umugisha reka noneho twanzure ijambo rya nyuma inama ese Constant n'iki wabwira bene data turimo turanzura reka dore kuri frère Amel inama twaganiriye twavuze ko vie privée ari inshuti nimba hari amakuru udafite yuzuye we kujya kugira inama nawe kamwe murabona ko uburengere niko bene data batubwiye hano nimba umuntu mudasanzwe muvugana nimba utazi ubuzima bwe we kwisanzura cyane kujya kumuhugura giraho ugarukira gira nawe imbibi noneho inama twagira mwene data urufite ako kantu ko gukunda ku kantu kose yakomanse n'amakuru atuzuye niki twamugira niyo nama twamugira turimo twanzura ikiganiro cyacu murakoze ye numva inama twagira umuntu nuko nubwo yajya guhugura umuntu hari icyo yamubonyeho kitari cyiza agenda ariko abe sage akoreshe abe sage agire langage nziza akoresha kugira ngo uwo mwene data hari langage ushobora gukoresha maze mwene data ukamugarura hari langage ushobora gukoresha mwene data ntakumve nabi ariko kandi nanone twirinde kujya kwinjira umuntu cyane mutamenyeranye nimba umuntu mutamenyeranye cyane wimwinjirira cyane kuko bizatuma bishobora no kumusubiza inyuma cyangwa bigatuma mushwana ariko ube sage ugire na langage wakoresha nziza ishobora kuba yagira ikimufasha murakoze njye inama imwe navuga dukundane by'ukuri ntabwo navuga wenda process yo kubona urukundo ariko dushaka urukundo rw'ukuri kandi urukundo ni Imana rero urukundo niba hagati yacu intege za mwene data zizahinduka imbaraga ze kandi zihinduke umwitozo kuri mwene data wundi Imana ibaho umugisha murakoze murakoze cyane ko mwe mwadukurikiye kuri Shamgar TV bene data baganiriye hano tuganira twisanzuye mwumvishe ibyo bene data bavuze kandi ndakeka ibyo bavuze nibagiye ku hanze y'ijambo ry'Imana nimba ufite inyunganizi nimba ufite uko ubibona watwandikira muri commentaire ukatubwira uko ubibona uko ubitekereza ndetse nawe mushaka ko tugutumira ubutaha nawe ukaza Frère Elise urakoze merci beaucoup Frère Amel urakoze kandi utaha nabwo mufite karibu mwisanzure muzaze tuganire nitwongera tukatumira tuganire tuvuge byinshi ku jambo ry'Imana rimwe neso kumbi Levi murakoze kuba mwadukurikiye naho ubutaha shalom